Hi guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye. Nk'uko mubibona hano ni muri exchanger ya OKX, ngira ngo P-Network ikoze amateka adasanzwe mu gihe cy'amasaha 3 cyangwa amasaha asaga 4, aho mu ijoro ryashize P-Network yari yamanutse ku kigero gikabije cyane igera muri 0.45 by'idolari, hafi no kugera kuri 0.4 nk'uko mubibona ahangaha, nk'uko babitwereka ahangaha. Ngira ngo babibonye ariko abenshi mwajya mubibona muri 0.43, 0.44, 45. Rero murabona ko igeze muri 0.71, yazamutse igera muri 0.79, hafi kugera muri 0.8 by'idolari. Ababibonye mwageze ute? Mwabibonye. Rero tuvuze ngo P-Network yazamutse, yamanutse, ni ibingibi tuba tuvuga. Kare mu masaha ya mu gitondo uyu munsi wa none, nk'umuntu wavuze ati reka ngure payi z'amadolari 45 bakamuhereza payi 100, uyu munsi wa none ubu tuvugana wenda mu masaha 4 cyangwa mu masaha 3 afitemo nk'amadolari 70 gutyo cyangwa 80. Ariko nanone kwibutsa ko ibi bintu haba harimo akantu k'akariske, kubera ko bisaba gucunga ukarako byamanutse cyangwa byazamutse. Waba ushaka inyungu byazamukaho gake ukaba wagira ute waseringa wenda inyungu umaze kugezamo, wabona biri kumanuka nanone ukaba wagira ute wahita ko uziseringa, cyangwa ukaba uhagarikiye aho ngaho, yakongera kuzamuka ukaba wagira ute ukaba wagura. Ngaye nguko rero ayo niyo yari amakuru agezweho uyu mwanya wa none, cyangwa muri aya masaha agendanye n'ifaranga rya P-Network, kubera ko ifaranga rya P-Network ni ifaranga rya kabiri ku isi hose uyu munota tuvugana riri gutrendinga. Nuvuga ngo irya mbere ni ifaranga rya Bitcoin, kabiri ni P-Network, gatatu urasanga ifaranga rya Ethereum. Rero niyo mpamvu ifaranga rya P-Network mwabantu mwe mushyireho attention. Ifaranga rya P-Network muryitondere, kubera ko riraza kwandika amateka adasanzwe mu minsi iri imbere, mu minsi izaza. Nkunda kubibabwira haba ejo bundi, cyangwa mu minsi izaza, cyangwa mu mezi ari imbere, cyangwa mu myaka iri imbere, iri faranga rya P-Network rizatungura. Narongera muri kubona ko iri kumanuka ikazamuka, ikamanuka ikazamuka, ariko ibi ngibi ntabwo biba bikwiye kugira ute kuba byagutera ubwoba. Ariko nanone igihe ukeneye amafaranga cyangwa ushaka kugurisha mu buryo bwihuse, ushobora gufata decision ukagurisha nka 1/2 cya payi ufite, ukaba wakemura ikibazo ufite. Ikindi 1/2 ukaba wakirekeraho, wenda ukazazigurisha mu gihe izaba yagize ute yazamutse igeze ahantu heza. Ngaye nguko rero ayo yariyo makuru. Mukomeze mukande kuri subscribe, mufungure inzogera kugira ngo tubana muri update zacu za buri munsi. Igihe cyose tubonye amakuru ari gutrendinga cyangwa ari kuvuga kuri umushinga wa P-Network, nzajya nkora ibishoboka byose mbiteko nyabahera mu bantu ba mbere. Ciao, ndabakunda cyane bakunze ba Mbarusha Mining TV.